isi twabonaga n'icyo ikipe ya Athletic, ikipe yakinaga, ikipe yagerageje gukera uburyo bushoboka na Felicien na Bonheur antuka yakoze akazi gakomeye. Ntekereje yuko kandi urebye mu by'ukuri ntekereza yuko twagize amahirwe make twari kuba twawenda twarangije mita ya mbere dufite nk'ibitego bitatu ugereranyije. No gufata abakinnyi bashaka gukora nibyo nahoze mbabwira ni kumva ko wakinnye umupira ukaza kumva ko wageze yuje udashaka gukora ibintu ukabyica aho kugira ngo ube mukabara utekereza ukuba mu rusengero utekereza kujya mu kabari uvuga ngo uyu pastor yarangije nkajya kwinywera birutwa nuko waba mu kabari utekereza kujya mu rusengero uvuga uti mana wambabari hangofa ko zinyisha. Iyi kipe mubonye yari ifitemo abakinnyi bo muri junior barenga 4 sibyo kuko ubwo bushake izo mbaraga mubonye umukinnyi mwarimo museka ngo kabanda uyu mwataka nta numwataka kuri mu Rwanda ufite ubwenge nk'ubwe. Uyu munsi atsinze ibitego 2 ageze amahirwe make ari gutsinda hat-trick. So ntago rero wamugeranya na Jumeko ahubwo Jumeko yamwiciraga umwanya sibyo hari amahirwe rero sport igize nuko ari n'abakinnyi bacu batarabona ibyangombwa.